Reka nguhe ikaze nanone kuri Joshua TV ngubwira ngo tuyihanganishe imiryango myinshi iburiye ibintu byabo hano mw'impanuka ibaye ku Gisozi kabisa. Hari abantu benshi, abakozi benshi, kazi ntago kagikomeje guhera aya masaha, ndetse ariko uko biri kose ewana imisozi y'ibiki abantu benshi bahuruye, dore ko ino nkongi y'umuriro yahereye isaa 10:40 ariko kugera amasaha ya mu gitondo nk'isaa 12 n'igice kabisa, inkongi y'umuriro ho hari hakicyaka cyane, ariko ahashira mu masaha ya saa moya nibwo abatabara ndetse za kizimya mwoto fire extinguisher kabisa aribwo baje kuba bahagera kabisa. Muri rusange ni inkongi y'umuriro yaje gutwika ahantu hari harimo imbaho, amatineri y'amagunguru menshi cyane, amwe yifashishwa mu mbaho kabisa, ndetse n'ubundi byaba bikeneramo mu bijyanye mu bwubatsi kabisa. Ino nkongi yaje kuba yatangira, ariko kugeza ano masaha baracyashakisha icyaje kuba cyatera ino nkongi y'umuriro yaje kugaragara amasaha y'isaa 10:40 kabisa. Muri rusange ni inkuru mbi, ndetse ko urabona ko hahiye harakongoka, ibintu byose byashize, amazu menshi, ibikoresho byinshi birimo byo byahiye kabisa, harakongoka, dore ko nta kintu na kimwe cyaje kuba cyasigaramo, ariko biravugwa yuko bagishakisha icyateye iyi nkongi y'umuriro. Ni Joshua TV, turacyakurikirana amakuru kugira ngo tubashe kumenya icyabiteye. Nyuma y'amasaha make turaza kubatangariza basi icyabashe kuba cyabitera. Nihanganishe imiryango ndetse na nyiri kampani.